Mwiriwe mwese. First of all, I want to take this opportunity kubashimira no gushimira Imana yo yadushoboje kuva mu gitondo kugeza amasaha n'imirimo twiriwemo. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi ndashimira famiye zacu, inshuti zose mwaje kudushyigikira uyu munsi. Ni ibintu by'agaciro kandi mwakoze cyane. Ababyeyi banje, pare na marene, namwe mwese mwakoze kuza kudushyigikira kandi Imana ibahe icyubahiro, ibahezagire. Murakoze. I, BIGIRIMANA Jean Paul, having heard what the law requires the spouses, agree without any coercion that you, Umurerwa Aziza, be my wife, and that we live together as a pair, our agreement, and in accordance with the law of the Republic of Rwanda.